mabuja mbabarira rwose n'abandi kubabarira ibiki n'abandi najya gutura icyari ndangije ndaza kugura wahishije ariko nizere ko wahishije ngiye guteka dore gipanze ndebera ibi ni bindi mabuja umugongo naye gutonesha njimi si ibintu nta kibazo ariko akazi kawe nzagakora ibi ntabwo ari ibintu yewe nzagakora uzagakora ariko nzagakora ibi ntabwo ari ibintu mwese ndabasezerera naho wanyanga ndabasezerera ntabwo navaha ndabasezerera najya he abana banjye barya bate ndabasezerera abana banjye barya arahana ko njye nzagakora shacu ikarame igihe wahiriye nturagira n'umutwaro umufuka wahiraga imunsi gose agenda atsindagira ko mubonaga mutazaba ibigeragezo ahubwo subiza nyina ndi gutsindagira niyo mpamvu uri gutsindagira se ukahira umufuka umunsi gose uri kureba ubwatsi ari ntuza ari ntohagira arakanga ubu gufata najoro ukahira iminota 5 ukaba urangije umufuka ese kugira ngo mbushiremo bushagaraye wowe nteko ubutsindagira kandi bushagaraye buravuga ko wabushagaritse umuntu abutsindagira bwavamo n'igice kongeraga ngo ngushimishe ugasanga ubwo ndi kutere nti kunshimisha sindi ndi igice cyawe waje urashimisha wagwaye akazi nje nagwaye akazi je nshinzwe kumenya ngo akazi mbese baguhaye nagase nagupangiye mu gitondo bwije ugakoze none reba umufuka nturawuzuza wa kilo jana ugiye kuzuza sura wuzuza iminota ingahe ugwakunaniye umunsi wose urawuzuza iminota 2 dore kubagira ngo sha usuye basi urwana sinagukunda igihe napagashirije ntabwo byo gusaba akazi mwana igihe nashakiye amafaranga narebe barureba kana kitane kanyimorenize giye kugura ejo bundi sitwarusize mu murima se ngejo bundi na rusanze hari muri karitsiye nk'urwako ndaruvugisha bari rumpaye reba aho dukoze hose ariko ubu nta nubwo araza ngo yemere ko twagize usiko na n'ubu ngubu ko barwanya ikoreza cya gitebo na n'ubu yamvuna ndacayifi inkoni nono rwane inkoni mitambuga reba urukweto rwaba kuva cyagiye niho rwagize akadukorera utazi ugatanga n'ubundi wabona n'ubundi ntaremera byerekana ama cyakije mu wagire kababyeyi cyakijemo ababyeyi umva asanze mwice nono yabaca imigongo ntago mumuzi ubundi tuzamwigira imitwe turawurangije ureka atagiye kuza reka za n'inkoni murareba ungiye kukwitaho uryo uzasigara nta niraso washize ku mubiri uyu munsi rituje no kurya ndagukoreramo n'ikirayi kimwe n'udushimbo n'akajumba kawe imwe biryoho wabo mpemukiye ariko oye ntabwo nshaka gukomeza kubyibuha ko ndakora genda ukombwira iki sindi kuvugana nawe iki wakwisuka akora ibyo urakora ibintu bigiraga ubwo akazi ko kwahira niko urakoze umunsi wose niko urakora gusa inka nto zirasha ndebera rwose ugiye kugirana hariya tsange ibintu byakaze ushaka ngo nzarware nzapfa kubera kwirwa ndi gusakuzanya nawe nzajya muririmbira n'abakozi bose twahura mu kanya ahubwo ubu nanjye abakozi nibamara kugera hano ndabigisha indirimbo tuzaririmbira none dore nibyo nari ngiye guteka mabuja umuntu azamugire ate ko ntacyo abakozi be tuba tutakoze koko ariko nta kundi ko twagira dute ibintu ari gukorera Venansiya none nanjye nibyo ari kunkorera ubundi mwana mukaro wo kubura amafaranga n'ubundi hari mu miliyoni ya handi uriya rero mwana yahingira akaja kwishakira handi mafaranga uko muri kwihata n'ukuri ntabwo ukoraga wicaye kaburabo iki kicucu muri mukoraga mwicaye nuko mwirirwaga iyo naha se kambabazi ibintu byose babisaba kugira ngo nirirwe mbahagaze hejuru ho waje uraguma mu rugo nango ukagenda ukebana ubu yo yaruko ngeza mwasha murakora akazi nkaho mushaka namwe guhemba mukoraga akazi kumenya iyo twose ari wo bakora Yozefu umva Yozefu umva wo tuvugane Yozefu buriya nsigenda bwira nkumva no ushaka ishinjura niba ari wo bahagarariye uzambwire nje nseze
uzasezera ariko nawe reba muzanu mbahimiraga bijanye no kurya bijanye n'umushahara ndabahima none nukora gutyo ugataha impembure simuzishinga zishaka amabara uretse kambabazi ndi gushongobekanya nawe nshinzwe gusubirikanya nawe ahubwo kwambara ibipira bicika umfashe babwire amafaranga urakora nturakora mbona ko inkona izo zirabashobora urabuza aha hantu icyo nshaka ni uko mugomba ko harangiza na hari inyuma ya kiriya gishinga inyuma y'amasaka agabiri yego nyine ndi kubabwira iri inyuma ya kiriya gishinga hose mukaharangiza mwarangiza nabura bwatsi ndi kubona rwose mu buhambi mubuzanire inka ikibazo cyawe rero ni uko udaka nawe uri gukubita ndabiyamye n'ubundi ntumwaje gukora akazi k'inzu ko aka kazi mwaje gukora ntabwo ari akazi ko kurwa mu isize nako gukora kandi ndababwiye ngo nimutarangiza no kurya banza wumve azakukana udusike no kurya ndabaha ibibazo ku munsi ndabaha ibibazo uritonda ko nawe ejo byahindukara ubu nambitse izi mwami nizanje ntiwazama reka ndishira hanga ahubwo kanditse amahaha nikosha abantu bavoma ku munsi rwose kuva saa moya z'igitondo kugeza uraca ubundi se amazi uri kuvoma amarabwa amazi ibi biro ayiki aha sibwo ibi biro muri abarwayi niba mushaka ngo nzabazonge ikindi mbere nshaka kuvomera imbere iriya hagati engiriye uri gutinya ahantu ahangaha uravamo igira hariya kuri imbere vomira iriya hirya bajyana kagikura gira hano aso naho ntunze inkoni ariho uvoma asoni ubwo se ko ni amazi ariko rero Erega ari kuvuga ngo turuhuke ubundi turaruhuka tuje oya n'ubundi ahantu twe tuzakura ahubwo dushaka kubakura vuba vuba ubundi ntituvuga ngo turarushe turicaye ariko hagiye kurangira nuko muri no kuhasiba debe ngiye kumara umutabo njenye buri n'urukumva wese agiye kwiga umva nawe mugabo nawe uyu mutabo umara ubundi duhita dutanone n'ataduhe buri wese agiye gufata ubwo se none murarya mutageze iramu biravugaga ntabwo muzima hamwe n'umunwa we wagira n'uw'iradi ayo ndeba ayo mazi uvoma gatasi kivayo hano ubwo harimo amazi uravoma kandi ureba undebere muzigaba ubagana amazi ujanye cuziye hehe se ubaga amazi litiro 2 n'amazi fata ja kuvoma ndamene kandi uvomera imbere ibintu we wagira simba ahubwo nta muhaga muhari iyo bari kuntuka nta muhaga muhari asoni gira imbere asoni agira ngo sinzi rwose sinzi ukuntu bizagenda kandi ngutangeyo urambona
Venansi twazinga imyenda tugataha. Zere kwa makanzu ya mabuja wagiye uyanose. Akazi tuzagashobora. Uriya cyagiye yaragupfukamishije gusura imyenda. Ubisha amarira agiye gutaka. None ya 35 azatugeza kuki? Ko nanjye nkata buri munsi. Buriya ntago uzi ibintu yakoreye. Nawe se yaragukaze? Yasanze ndi koza ibyomba amazi yatukaho n'isabune n'ibiryo byose. Arangije kandi akatumushahara. Nezwa ni yakatagiye. So umupira wa boss uranozera. Ni wa boss, ari wa muhungu. Yari umwana w'umuhungu. Sindana ubona. Kumva twajya gushaka ahandi twabona akazi. Muri no minsi ntabwo nabishobora. Uzajya hehe se ngo ndabure tuzajya? Kosha ugiye he? Ariko aburabo ndi kubona nawe akazi kakunaniye. Chef reba weho ura murimo wose turawurangije Ese ko urangiza bivuze kugenda. Sinuri kubona ko n'inkweto zancikiye wa mwana nari ngiye gukaraba. Baye nagera no mu rugo mbiye pfa kuri abari kuvoma nungugiye mu ngugiye gukara. Ugiye he? Chef wajya ureka gukoresha abantu ngure. Ngiye gukaraba ngubwe. Ngeze gukaraba wemere gukaraba. Urangije gukora hano tugiye gukaraba ariko mwana. Wagira ngo sinzi ibintu byawe. Wajya sinzi wabarozi. Hari amafaranga yari yatsigiye yo guhaha uca kuri butike. Uhahe kugira ngo tuzashaka kwamwishisha. Urategura uzi ko yitotombi ngo ntago tujya kumurira. Urategura indirimbo turamurira. Ko cya gisongo wakiririmbira iki? Oya uje gukaraba na karaba. Wewe uhembwaga amafaranga makashaka. Uje gukaraba na karaba twambuka. Ngaho ndebe. Wande kuwa mugabo. Jije nakoreye cyose nakunshima ngo uzajura urazure gukoresha abantu nana. Ariko nturikije imbavu we. Aiga we nturikije imbavu we. Aiga we. Kubunda akazi ka boss akashabura nyine uje wazamure. Kawe kawe sha datawe ande birabiri mu Rwanda bihuza n'amaci Joseph genda uchere hari. Oh, chumba genda nawe. Aho hasi kandi yegamye. Ntiwegamira aho ngaho utanduzi yose. Oh, garuka. Ati cucu genda uragenda na nyuma. Yenda Lawrence genda uchere nawe hari. Senti uchere inyuma hari. Nimwegamire utanduzi yose. Nawe genda uchere inyuma. Sibini kimuba muzanye. Vuga. Genda. Tugitero kandi dore gicunge dukora gutagiye gutishajisha. Ndaratse agenda ucarira hirya. Ona byaje byanasiye. Rusirwo ruje. Nawe nyiba. Wowe buretse ndakwereka ibintu nagukora. Pauli. Ive neza mukobwa wanjye. Nano wicaye. Ni sawa. Sawa. Ariko hari ikintu twanifuzaga kugira ngo nawe iki hari ibintu nsigaye ndabona Cara urambiriza amaguru. Weho. Rero ibintu wanankoze wowe. Ubwa kurwana nanje manika amaguru angaho. Gira vuba. Ugiye kujya kuvuga. Ugiye kuvuga amagare bo. Manika amaguru hejuru. Igira hariya.
Jahano imuka manuka janga. Umwana ndagufite wese. Jandiriye. Hengura. Asoni. Manike mpaka iminota ingahe zishira. Ezo suka. Bitazi no hagacira isuka. Iyi ntari itumye muba hano muri roho mbi. Bena ndicara Ziba chaza umushiro. n'ibikoresho nakoresheje. Yango ntibabizi kubaha ibikoresho. Aja mu rubaha ibikoresho bya boss. Databuja arashambira kubayobora bwo mwe mumene nk'imigo. Tabura. Ibintu byose mba nagerageje kubishira ku murongo. Ariko mukanga mukangira agaterera nzamba. Jewe mba nagerageje kubishira ku murongo. Mukanga mukangira agaterera nzamba. bitari kugenda neza. Nsobanura ni kibihe ubona. Reba kuri amamaza araza yagera mu bakozi akabatonganya umva babwira nabi isaha kuri yindi kandi n'umukozi nayo yaje gukora bari gucincura wareba nuramukoresha washizeho yirwa wakubita Kamera vana amaguru umuntu uza mu rubuga mugiye kurira. Danda moto. Mbaye. ugiye kudusangiza n'abagore. Nde ubwo si wowe uraryo. Wa barongo nyiriye. Gira inyuma ratacu. Gira inyuma. Ndigutereka si kimura rya mukuru wese arakoramo. uwo mbashe kubibwira mama ntabwo nabimubwiye nawe agira uruhare mu gutuma babaho nabi. bane bibirwa mu rugo bafura bateka yiga bamenaho amazi mbese igihe cyose igihe urarinda uruhano mu rugo. Urabona rero ubu ngubu bwo bimbwiye iyo ni inama burya niyo mpamvu bavuga ngo ntawe uri hano burya ufite ibitekerezo ureba uko ibintu bimeze kandi aba bantu bakora hano buhoro buhoro ni inyungu zanyu baba binjiza. Akiri si wavuze ikijumba nicyo ukundaga cyane imboga. uri wowe cyaguhaza Ndikame ruzava. Nabonye uzi no gukora sha. Mbaye boga Ndani bishimye. abitatu. ibintu wayirya koko n'akazi tuba twakoze. Umva best. Gato uzihahire. Uzaje gushaka ibyaro. Dushime. Naha. Nda. Ufata mu gihanga sinije. Utararya vuba nyirakebesha nasohoka. Uri kwifata mu gihanga ninjira bwe ngo mu Rwanda. Nasohoka. Niyo mpamvu rero nabo ntabwo dukwiye kubakoresha nk'ingorofani cyane ariko nanone ntabwo bakwiye kuba nka ba nyir'urugo kuko tubategerejeho umusaruro. Agomba kubashiraho igitutu kugira ngo byanga bikunda ibyo nshaka iwanje bigerweho byanga bikunda. Dukeneye inyungu kandi tugomba kuzikura kuri bo. Ariko icyo gitekerezo ugize nacyo ni kizima kuko ntabwo twakoresha abantu twakwicisha imihepfu cyane. Oya rwose. Ndaza rero kugerageza mbo. Wari. Odayoze. Ikindi. Aida twende ya mwana na dae. Nakuririye kunzira mwana ihanga. Ikindi. Ndani boga. Kumuhaye kazi. Hamire vuba nyakebesha sanze turi kubyaduka. Biyaduka. Weho ndaguha igitoki. Kuko ibibazo ugenda gurateza abakozi ndabizi. Birumya reka. Ikindi. Munzu nuguzanga ari wowe wavuyanze abakozi ntushaka kubabwira ngo bakore ariko ni wowe mukuru. Yase maha waduhaye amazi. Tena uruhara. Ndarata nawe. Rakora ka. Fatwe mpiri. Resta abantu uri kubongera twaha. Inyota mfite. Ecara kicazo mushito. Kai muri ibicucu. nawe abatoteza kandi n'umukozi nawe ugomba kumuha agaciro kuko ntabwo wamusuzugura ngo nuko ari umukozi umuha amafaranga yawe nawe akaguha amaboko yake bari kugira ute ari kugukorera nabyo ugomba kubimwubahira. Rero njye numvaga wabaganiza akagira nk'imihindukire bereka abakozi kuko n'ibidatinda siko tuzabara abakozi bajya baradukorera. Icyo cyaba ari ikibazo ubibonye inshuro zingahe? Oya mbonye igihe kitari gitoya. Kinini? Yego. Nese arabakubita ku buryo kabisa ubona ari inkuba. Kwiruka rugiye. Icara aha. Garuka wicara aha. Icara hariya. Bareri. Asoni. Ntuyu bicecuru ubundi babivanye.
ibintu bitazi gukora kuko bikaba bishakaga kujya gusaza ni nyamuni cyangwa ni kwa kundi aba batokinga gusa agira ngo bakore ibintu neza kubakubita arabakubita akababuza igitutu kenyeka ko n'umukozi wanakubise nese mwazakubita akamuca umugongo si wowe uzari uri kujya kumuvuza ahubwo se ntabwo wigeze ubiganirizaho mama wawe cyane urabizi ko mba ntari hano ibihe byinshi ngiye kubongeza buri muntu ikirayi murashaka ikijumba ndakimwongera ariko kiriya gicucu nkunda acongeza ushaka umwiye wowe ikiweho ashaka kuyiba kintu mbese wowe uragira amahane ushaka shakira ivumbi shakira ikidasatuye akahabwa rwose ngezwe n'umusongo nibura okay ejo ntabwo nzaba ndi hano n'ejo bundi cyakoze nyuma y'icyumweru nzajya nabo inama ariko nzabanza mvugane n'uriya mukoresha mahame noneho muhe gahunda nibura nanjye nzakora akantu ko gusa naho mbasura bari mu mirimo ndebe nibura ko bagira amafuti akaba ariyo yaba bazize siko bimeze se okay impinduka byanga bikunda nimara kubona akanya ko kubaganiriza nkamenya imikorere yabo mu kazi noneho nzegera umukoresha wabo mubwire nibura izo nkoni zigabanuke nicyo ashinzwe none se umukoresha wabo se nicyo ashinzwe kubakubita oya ntagashinzwe kubakubita ariko agomba kubakangura buriya nawe rega byanga bikunda abagira ngo agume ku kazi kandi n'urugo narwo rugira umusaruro none se buriya uriya agomba kuba ndakumva mbabwire ukuntu gahunda ziteye ngiye kubahemba ko mutari kwishima wishima se turaha Nemba tano umwanzo w'amani. ngiye kubahemba ariko ejo nto murahembwa amafaranga nawe umuntu azagukubitisha inyuma ejo nto murahembwa amafaranga ubwo si kuri kwa data kuja none mbese nta kuvutabura nk'igenda mpereza meze nkukirayi bo ukuntu ibintu bimeze gahunda y'ejo rero murazinduka saa 11 muje mu kazi murahembwa ibivuzo n'urubetezi gahunda iro muri uretse no kuva iwe azanye ikintu aratwara mu rubetezi ndetse niyo bivuze ubwo nibwo gahunda iriho niyo gahunda twashizeho kejo murahembwa ibyo bintu nta mafaranga gahari ariko mugiye kubaha amafaranga ubwo ndabahera fasha muri buri kimwe cyose kugira ngo ninza iyo nzaba mvuye usiko urabona nkorera kure ngomba kuza byanga bikunda akanyereka umusaruro bari abakozi bose batanze binjije hano urabona ni benshi badashizweho igitutu rero ngo bakurikiranwe kuko badakurikiranwe burya hari uwanazana ikibazo cyangwa hakagira n'ibirigita mu mitungo dufite kuko bariya bose uko ari benshi ntabwo bafite imitima myiza yo gutuma hari inyungu zakwinjira hano cyane ariko ako kantu nako ni keza ibi biri kunyereka ko uri kugenda ukura uca akenge bivuga ngo n'ibindi bitari biriya wabibona sibyo okay urakoze cyane uko bwanjye ngaho rero gusubiye aho wari uri ntacyo bitwaye ako kantu ni sawa wazo wako tugutera ntabwo naduhereza ubusa bwacu twitanye ubundi ibyo byari bo bari babizanye tuzanye kambahembere ubwo nta mu gitondo muri kuzinduka mujye mu kazi ariko mukitwaza ibintu turashiramo ibyo bintu nababwiye haruguru ariko se buriya iki kiganiro ngiranye n'uyu mwana ubu ibintu ambwiye nibyo nkwiye guha agaciro kurusha ibyo umukoresha wanjye okay ikigaragara cyo ntabwo umwana nakumva ibye umukoresha wanjye ari we nsuzugura kuko umwana kugira ngo abeho nuko bariya bakozi bose baba binjije inyungu ndashaka umwana ngo agere kure cyane mu buzima nshaka ngo imibereho izabe myiza ndetse n'urugo rwanjye rutere imbere sinkwiye kumva ibyo rero ahubwo umukoresha wanjye kanigira inama mu mutima ndaza kumutumaho abashyireho igitutu kidasanzwe
akaza kongera ndetse uterebuka gakeya niba ngombwa n'izo nkuru zijyamo ari nyinshi kuko buriya nawe ntabwo apfa guhana abantu atabonye ibibi bakoze. Ni benshi bashobora kugira imitima itandukanye bakaba banampombye. Ndashaka iterambere byanga bikunda, nta handi narikura rero nuko umukoresha wanjye byanga bikunda agomba kugira imbaraga mu gucaha abakozi. Reka mbaha amafaranga, izindi gahunda ni za mu gitondo. Akira 10,200 ndakongeje kubera ko wateruye ibuye ndishima ariko uguyeho nishimye muri iyi. Ndashaka kiranda kikura ujura bikura nishaka bizana kumena umutwe kuko burano uvuga ngo umugaragu abagomba kugaragaza imbaraga zidasanzwe mbese akagaragaza ko yashaje gushaka akazi zagukora. Ese bari abantu uzabagira ute nutaza ku kazi ugaragaze ko ufite imbaraga. Akira ni 20. Akira nawe ni 5. Nawe akira 150. Amafaranga zanjye Akira 100 nawe 100. arakoze ntago yankaza. Akira nawe 100. Ayanganya. Akira nawe 100. Uburyo nanjye kuroha. Mbo weho rero nuko wenda ari ukuvuga ngo warakoze nto nakoga kwa amafaranga. Naho ubundi usigaranye agasuzuguro nakimba. Murakoze. Mbo noneho yewe nzaguma kwa mabuja rwose uko reka mumanze mwumve nubwo ari makeya nyine nubwo ari makeya muje muri akakoresha umugambi ese mushaka ngo nje ndabongeza buri munsi nje nyiru baguhaye amafaranga agashana rero bwa ntabwo mabuke mugende turakoze wagira ngo sinzi umuntu wabaruzanga urakoze chef ikora muje muramenya no gucika ndakiduka nkako niyo ngoma komoze gucenye inkoro ye komeze uyicenye uzaharara ntabwo namufanyira cyemezo nahava nkajya uzi nguru gukora zaguhana igiceri ngo wigurire umwenda ese kiri gusodoka ubundi cyumva ubundi ibi bintu umuntu bihaga akazi ashingiye ku genda weho ukunda akazi ehute si dore ko wagira baranacinda agomba byanga bikunda kubashiraho igitutu ahubwo ikiza reka mpite muhamagara ahubwo niba na ngombwa muhe izindi induction kugira ngo ewan umusaruro wanjye hano winjiremo buri kimwe cyose. Mahame